witondere imitekerereze yawe, kuko imitekerereze yawe izatuma niyo izaguhereza ibyo uvuga. Kandi witondere imvugo yawe, kuko imvugo yawe izaguhindukira ibikorwa. Kandi witondere ibikorwa byawe, kuko bizaguhindukira akamenyero. Witondere ibyo wamenyereye, kuko bizakubera umuco wawe uzarema amateka. Amateka yawe azahamira iherezo ryawe. Nuko ibintu bigenda. So rero byose bihera he? Mu mutwe, bihera mu mind, bihera mu bitekerezo. Ibyo utekereza bisohoka hanze, nibyo uvuga, nibyo uganira. Abana wabyaye, urubyaro rwawe, abagukomokaho, abaguturukaho bazahindura amahanga, kandi ruzatuza abantu mu midugudu yabaye amatongo. Birashoboka ko umwanzi yagusenye, birashoboka ko abadayimoni bagusenye, birashoboka ko abarozi bagusenye, ariko nimuvuge ko bakiranutsi bazagubwa neza. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Uwiteka. Hari ugushisha ku Uwiteka Imana kugomba kuza ku buzima bwawe. Birashoboka ko ubuzima bwawe bwabaye amatongo, ariko kandi oya, Bibiliya kuvuga ngo uzatura mu midugudu yigezweho niyo uzaturamo. Mukiranutse ejo uratunguranye, ejo uratunguranye. Bibiliya iravuga muri Zaburi 36 ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko melekento kaposka boria nova mu gitondo impundu. Mwami Yesu, turagushimye ko turiho, waraturinze, turindira igihugu cyiza waduhaye, uraturinda nk'abanyarwanda, by'umwihariko nk'abizera. Mana nuhimbazwe kubw'imirimo n'ibitangaza wakoze, ushimwe. Dusengeye abantu badukurikiye ku 102.8, ongera weze imitima yabo kugira ngo basingire imbaraga zawe, basingire gukomera kwawe. Twirukanye buri dayimoni yose iteza ibyaha, turaritse ubutatu bwera, Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Mwami Imana yacu, turi hano kugira ngo twamamaze ijambo ryawe, kuko niryo sezerano waduhaye ngo nitugende mu mahanga yose. Naba bari kutwumva na amahanga menshi, abemera babatizwe bakizwe. Mwami Imana yacu, turasenze rero reka ubohora imitima, kandi abantu basingire gukomera kwawe kuko uri Uwiteka. Mwami Imana yacu, twongeye kwatura kwizera mu mitima y'abatwumva, reka ubongerere kwizera, kuko kwizera kuzanwa no kumva ijambo ryawe. Duheje ibitero byose by'umwijima mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Dayimoni ijinyaga abantu bigatuma batumva ubutumwa bwiza, cyangwa banabwumva bakabwibagirwa, iyo dayimoni turayinanije mu izina rya Yesu. Turararika ubutatu bwera, Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Herekeza ijambo ryawe. Umwana wawe ugiye kugeza ku bwoko bwawe ijambo, reka uhagarane nawe, mushuke handi mavuta usanzwe mukoresha, ariko ongera Mwami Imana yacu muhagarike mu mavuta adasanzwe, imbaraga zawe ku buzima bwe. Turabizi neza agiye guhanurira imitima y'abumva, kugira ngo Kristo Yesu babashe guhunga, bave mu mwijima, bave mu byabacogozaga, basingire presence yawe kuko uri Uwiteka. Turagutumiye Mwuka Wera, n'abagiye bandika ibyifuzo byose tubishyize mu biganza byawe, ubasubize kuko uri Uwiteka. Turagushimiye, komeza ubane natwe, kandi iyi studio Mwami Imana yacu komeza uyishyigikire, ugirinda buri kintu cyose Mwami Imana yacu cyatuma itabaho, ahubwo Umwuka Wera akora imirimo n'ibitangaza kuko uri Uwiteka. Turagushimye rero ko habaye kandi kuje gukora imirimo n'ibitangaza, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Yashengeraga n'umunara kugira ngo iminara ibikomeza ikora neza. Yes, hatazamo interruption, hari igihe imvura zigwa iminara ikagira. So yarusengeye, Imana igwe umugisha urakoze. Reka dusome muri Zaburi 92 n'umurongo wa 14. Dusome ijambo ry'Imana, Zaburi 92 n'umurongo wa 14. Dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Aravuga ngo ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Ndagira ngo tugiye kuganira kuri iryo jambo. Ubwo batewe mu bikari by'Uwiteka, cyangwa se ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka
bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Haruguru haravuga ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Libanoni. Umukiranutsi azashisha nk'umukindo kandi azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Libanoni. Imana ishimwe cyane. Rero ndashaka kugira ngo mbwire abantu badukurikiye, mbabwire ko umukiranutsi byanga bikunda azashisha. Iyo tuvuze gushisha tuba tuvuze iki? Tuba tuvuze kwaguka, tuba tuvuze kuzamurwa, tuba tuvuze gucamo, tuba tuvuze ko Imana iguhembura. So umukiranutsi niwe uzashisha. Umukiranutsi azagubwa neza. Umukiranutsi bizamugendekera neza. Bibiliya ikatubwira ngo ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka, baba mu rugo rw'Uwiteka, babarizwa mu rugo rw'Uwiteka, niho batuye. Hanyuma rero iyo tuvuze kuba umukiranutsi tuba tuvuze iki? Iyo tuvuze kuba umukiranutsi tuba tuvuze kuba inyangamugayo. Ntabwo ari inyangamugayo azaki, kuko hari abantu muri sosiyete bari inyangamugayo. Iyo tuvuze kuba inyangamugayo muri biblical term tuba tuvuze kuba faithful cyangwa kuba umwizerwa. Umwizerwa ahagaragara n'ahatagaragara. Kuvuga ngo umukiranutsi azashisha. Hanyuma ndashaka kubwira abantu badukurikiye ko Imana iduhamagarira kuba abakiranutsi kugira ngo tubashe gushisha, tubashe kuzamuka, tubashe kugubwa neza, tubashe kumera neza mu izina rya Yesu Kristo. Umukiranutsi rero, kugira ngo ube umukiranutsi ukenera ko ugomba guhinduka, ukenera ko habaho impinduka mu buzima bwawe. Impinduka, guhinduka kuko Pawulo yabivuze ngo muhinduke rwose mugize imitima mishya mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu Baroma ibice byaho ni 12 guhera ku murongo waho wa mbere, avuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu kugizwe gute? Gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Uko niko kuba umukiranutsi. Haleluya. Mugize imitima mishya. Kuriye kugira umutima mushya ugahinduka rwose nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Hanyuma Bibiliya irakubwira ngo iraguha insurance, iragushyira mu bubiko, mu bwishingizi buvuga ngo uzagubwa neza. Oh, haleluya. Uzagubwa neza kandi uzashisha kandi uzabona ibyiza mu buzima bwawe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uzi ko bijya bintangaza, bariya bagabo bagiyanywe mu bunyage, Saduraka, Meshaki na Abednego, ni urugero rwiza rukomeye cyane. Bagiye mu gihugu kitari cyabo, ariko bahageze kuko ari abakiranutsi, bakomeza kubaha Imana. Kuko ari abakiranutsi bahabwa imyanya itari bakwiriye, bagubwa neza, ngo bari beza kuruta abandi kandi bagira ubwenge burusha ubw'abandi. Dolantra cruz kafota binia grown. Iyo mbatekereje cyane menya yuko Imana igira neza cyane. Mu izina rya Yesu Kristo. Urabona ko bano bagabo bageze mu gihugu kitari cyabo. Ntacyo bitwaye niyo waba uri ahantu hatarahawe, ntacyo bitwaye niyo waba wanyazwe, wajyanyweho umunyago, ariko uzagubwa neza. Umukiranutsi azagubwa neza. Nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Hari ahantu hatatu tugomba guhinduka. Iyo tuvuze transformation cyangwa se iyo tuvuze guhinduka, hari ibice bitatu bigomba guhinduka. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu bitatu bigomba guhinduka ku buzima bwawe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Bitatu bigomba guhinduka ku buzima bwawe. Cyambere ni imitekerereze. Imitekerereze yawe igomba guhinduka. Muhinduke rwose mugize imitima mishya, kuko ari byo Imana ishaka kandi ari byo byiza bishimwa. Iyo tusomye mu migani ibice bya 23:7 ravuga ngo uko umuntu atekereza niko ari, uko umuntu atekereza niko ari. Kuvuga ngo imitekerereze yawe igomba kuba ihindutse rwose. Ugomba kugira imitekerereze ya Kristo, ugomba kugira imitekerereze ya Kristo, ugomba kugira imyumvire ya Kristo, ugomba kugira imikorere ya Kristo. Hanyuma rero imitekerereze yawe igomba guhinduka.
ibyo ureba bigomba guhinduka, ibyo wumva bigomba guhinduka, ibyo utega amatwi bigomba guhinduka, ibyo utindamo bigomba guhinduka. Oh haleluya! kubera iki? kuko hari impinduka igomba kubaho. So uyu ni umukiranutsi. Izi ni process zo gukiranuka. Wari ubizi ko Pawulo yaranditse aravuga ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bike, ariko kwitoza k'umwuka kugira umumaro muri byose. Muri byose kuvuga ko umukiranutsi ni urugendo, ni intambwe utera, intambwe ku yindi, intambwe ku yindi, uva mu bwiza ujya mu bundi. Kandi uko urushaho kuza wegera Imana, urushaho guhinduka, bigenda bikubera byiza. Ugenda urushaho kumva Imana mu buzima bwawe, ugenda urushaho kubona ibyiza mu buzima bwawe. Amahoro araza, ubuzima bukaza mu izina rya Yesu Kristo, umunezero w'Imana ukaza, byose bigenda biza, kandi abantu bakabona ko wahindutse rwose, kandi bakabona impinduka nziza. Hanyuma abantu bakarushaho kukugirira n'icyizere no mu buryo busanzwe. Umukiranutsi agirirwa icyizere, yaba muri sosiyete, yaba mu muryango, yaba ahantu hose, kuko umukiranutsi arashinganye kandi n'umumaro. So ugomba guhinduka mu bitekerezo byawe, ugomba guhinduka mu myumvire yawe. Aho niho hantu hambere hagomba guhinduka. Imyumvire y'umuntu, imitekerereze y'umuntu niyo imutera kugira ibyo akora. Haleluya! Witondere imitekerereze yawe, kuko imitekerereze yawe izatuma niyo izaguhereza ibyo uvuga. Kandi witondere imvugo yawe, kuko imvugo yawe izaguhindukira ibikorwa. Kandi witondere ibikorwa byawe, kuko bizaguhindukira akamenyero. Witondere ibyo wamenyereye, kuko bizakubera umuco. Umuco wawe uzarema amateka, amateka yawe azahamira iherezo ryawe. Nuko ibintu bigenda. So rero byose bihera he? Mu mutwe, bihera mu mind, bihera mu bitekerezo. Ibyo utekereza bisohoka hanze, nibyo uvuga, nibyo uganira, nibyo uganira. So burya rero imvugo yawe igaragaza ndani mu bitekerezo. Hari umuntu wibwira ko ibyo avuga bitahwanye n'ibyo atekereza. Burya ibyo uvuga birahwanye n'ibyo utekereza. Ahubwo ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Ngo urarwaye kandi niwizera no gukira. Buriya rero witondere ibyo uvuga, kuko bizakubera akamenyero, bizaguhendekera akamenyero, ndetse akamenyero rero kazakugeza kuri bindi. So ibitekerezo byawe, so ugomba guhinduka. Change must happen. Ugomba guhinduka rwose mu mitekerereze yawe mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Turi kuvuga ko umukiranutsi azashisha, umukiranutsi azagubwa neza, umukiranutsi azakomera, umukiranutsi azatera imbere, umukiranutsi by the way, umukiranutsi reka nkubwire ko uyu munsi wa none ushobora kumubona asuzuguritse, ejo ukamubona no kumugera imbere bikakugora. Uyu munsi ushobora kuba uri kumufasha, ejo akaba ari uzafasha, akaba ari uzaba ubona ari gufasha benshi. Uyu munsi ushobora kubona ari umuntu utazi no gusoma no kwandika, ariko ejo ukabona ari kuvuga indimi nyinshi, harimo n'indimi zo mu ijuru. So umukiranutsi yatungurana anytime, any day. Umukiranutsi aratungurana. Imana ishimwe cyane. Iyo usomye muri Yesaya 40:50 iyo usomye Yesaya 54 n'umurongo waho wa 3 aravuga ngo kuko uzarambura ujya iburyo n'ibumoso, urubyaro rwawe ruzahindura amahanga, kandi ruzatuza abantu mu midugudu yabaye amatongo. Reka nsubiremo, kuko uzarambura ujya iburyo n'ibumoso. Kuvuga uwo ni umukiranutsi, azagira amahema ye, azabasha kujya iburyo, azabasha kujya ibumoso, abo ashaka kujya hose, abo azagera hose azahirwa. Urubyaro rwawe ruzahindura amahanga. Oh haleluya! Abana wabyaye, urubyaro rwawe, abagukomokaho, abaguturukaho bazahindura amahanga, kandi ruzatuza abantu mu midugudu yabaye amatongo. Haleluya! Birashoboka ko umwanzi yagusenye, birashoboka ko abadayimoni bagusenye, birashoboka ko abarozi bagusenye, ariko nimuvuge ko bakiranutsi bazagubwa neza. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Uwiteka. Hari ugushisha ku Uwiteka Imana kugomba kuza ku buzima bwawe. Birashoboka ko ubuzima bwawe bwabaye amatongo, ariko kandi Bibiliya kuvuga ngo uzatura mu midugudu yigezweho niyo uzaturamo. Mukiranutse ejo uratunguranye, ejo
uratungurana. Bibiri iravuga muri Zaburi 36 ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko melekento kaposka boria nova mu gitondo impundu abantu bakazivuza kuko niko bimeze. Kirori cyabaye. Uwo ni umukiranutsi. So rero uzarambura, aryoshye Yesu, uzajya iburyo, uzajya ibumoso, urubyaro rwa rikangubwire n'urubyaro rw'umukiranutsi ntabwo rumubera igihombo. Bana bawe bagomba kukubera inyungu. Birashoboka kubona wenda bitameze neza, ariko shora mu mushinga wo kubaha Imana, wo kugendana n'Imana, wo kuba umukiranutsi. Shora aho hantu, witondera ijambo ry'Imana, witondera witondera icyo Imana yavuze. Imana izakugira neza. Bibiliya iravuga muri Maraki, aravuga ngo nugira umwete, mu gutegeka kwa 2 igice 28 aravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yawe. Gutegeka uyu munsi uzagira umugisha uruta wayandi mahanga. Imana iravuga ngo uzagira umugisha mu mpande zose, mu bintu byose ugerageza gukora, mu majya n'amazi. Hanyuma Bibiliya ikavuga muri Maraki ibice byaho 3:10 ivuga ngo mungerageze. Niho Imana yavuze ngo mungeragereshe. Maze rero Yesu yabwiye baramwajije amategeko aruta yandi gukomera, aravuga ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubutunzi bwawe bwose. Hari abantu bakunda Imana n'umutima, akabakunda Imana bambi n'umutima, akaba akumva umutima urakunze Imana, imbaraga akajya gusenga agakora, akagira gutaga kubura mu rusengero rwose, ibyo byose akabikora. Urumva n'ubwenge bwe, mu bwenge bwe rwose abatekereza Imana ni byiza, ariko byagera ku butunzi ati ibi ni ibyanjye, iyi ni imibereho yanjye. Ariko ngo n'ubutunzi bwawe bwose. Niho aho ngaho muri Maraki bavuga ngo muzari cya 10 n'amaturo mubingeragereshe ngo nzaba. Nabonye mu abakristo wenda tuzagira umunsi twigisha n'abantu bimwe mu byo bagomba gukiranukamo, ibintu bimeze mu yangane gato. Kuri tekinike hari ikibazo cyari kiba, ariko it's okay. Hanyuma rero narindi kuvuga ngo imitima yanyu hari icyo narindi kuvuga ngo ibitekerezo turi ku ijambo rivuga ngo umukiranutsi azashisha, turi ku ingingo ivuga guhindura imitekerereze. Hanyuma twari tugeza aho tuvuga ngo ubutunzi, iyo bigeze ku butunzi iyo bigeze aho ngaho umuntu aravuga ati oya ku cya 10 wapi ntabyo nshoboye. Ariko ni ibiki ni ibiki ugomba gukiranuka? Kana yasabye umwana wa Burahamu Isaka, arangije aramutanga. Nuko rero ijambo ry'Imana ritubwira iki? Ritubwira gukundisha Imana ibyacu byose. Usanga mbona kometa hano hirya no hino, hano hose iyo uvuze ku cyerekeranye no gutanga no gukiranuka, gutanga biranga. Ariko umukiranutsi ibyo yararirimbye ngo ibyo ntunzi nanjye ubwanjye nibyo uwo mucunguzi. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ugomba guhinduka rwose, kandi ugize umutima mushya, imitekerereze yawe igahinduka, ibyo byose bikagenda neza,
kandi ibyo byose bizagufasha kugira ngo urusheho kurabagirana. Hanyuma icya kabiri ni character yawe, guhinduka mu mikorere character. Iyo uri kuba umukiranutsi ni ngombwa ko uhindura. Ni wahindura ingendo, birashoboka ko wagendaga mu buryo kera hari ukuntu twajyaga tugenda wumva uremeye, so ugahinduka mu myambarire, ugahinduka mu mikorere, ugahinduka mu mivugire, ugahinduka muri byose. Ntabwo ari mu mitekerereze gusa, ahubwo biraza bikafegitinga umubiri wawe. So ugomba guhinduka, hagomba kubaho impinduka no mu mikorere yawe, muri karagiteri yawe. Ugomba guhinduka uburyo ubana n'abandi, uburyo ugendana n'abandi. Ugomba guhinduka mu by'urya, mu by'unywa. Hari ibyo twaretse ibisindisha. Kubera iki? Umwuka wera ntabwo aturana n'ibisindisha, ntabwo akunda ibisindisha. Turabireka. Uko ni uguhindura. Hari ibyo twahinduye, turahinduka rwose. Yesu ashimwe cyane. Umubiri wawe ni urusengero rw'Imana, ukawukoresha ibyo kubahisha Uwiteka. Twahoze turi abasambanyi ariko twabivuyemo, turahinduka rwose, kuko imibiri yacu siyo gutesha agaciro, ahubwo ni urusengero rw'umwuka, naho umwuka wera akorera. So character yawe gomba guhinduka kugira ngo bigufashe. Imana ishimwe cyane. Ibigufasha kugira ngo rero uhindure, ubashe guhinduka muri ubu buryo, ni ukumva ijambo ry'Imana, ni ukukunda gusabana n'Imana, ni ukukunda kuba uri kwitegereza ibintu by'Imana. Hari abantu bakunda gutinda cyane bari kureba televiziyo, bari kureba filime, bakareba ibi. Witondere ibyo ureba, kuko ibyo ureba kenshi biza mu bwonko bwawe. Ibyo ureba biza mu bwonko bwawe. Usanga abana iyo bajya kwangirika, urubyiruko rutangira kwangirika, batangira kureba amafilime apfuye. Ibyo byose bikagenda byangiza ubwonko bwabo, hanyuma bakatangira kupracticinga bya bindi, kuko ibyo utinda ureba bifite ingaruka ku buzima bwawe. Abo utindana nabo bifite ingaruka ku buzima bwawe. Kuvuga ngo niba ari babi, bazatuma imico yawe, bazakwanduza imico ya mibi. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga muri Zaburi, ivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi yawe, kandi ntahagarare n'abanyabyaha, niyicarane n'abakobanyi. Nugenda n'abakobanyi, bazagutera gukobana. So character yawe gomba guhinduka mu izina rya Yesu Kristo, ukagira umutima mushya, mikorere mishya. Ibyo byose bigufasha kugira ngo uhinduke umukiranutsi. Yesu ashimwe cyane. Ibyo rero niko bimeze. Hagomba kubaho impinduka mu mikorere yawe, mu migendere yawe, mu mibanire yawe n'abandi. Ibyo bitari byaba, nta gushisha guhari. Bibiliya yatubwiye ngo ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira hehe? Mu bikari bye. Ushaka gushisha utaba mu rugo rw'Uwiteka, ba mu rugo rw'Uwiteka. Ni gute tuba mu rugo rw'Uwiteka? Dukora ibyo ashaka, tugendera mu ijambo rye, dukorera mu ijambo rye, hanyuma ibyo bizagutera gushisha mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Bizagutera gushisha. Ukeneye gushisha, urashaka impinduka, urashaka ko Imana izana impinduka mu buzima bwawe. Ibyo ngibyo niko bishaka. Imana irakora ikintu gishyashya ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iyo usomye mu gitabo mu butumwa bwiza bwa iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Ariko, ibice byaho ni 4 n'umurongo waho wa 16, Bibiliya iravuga, uzahasanga amakuru y'ukuntu ngo yagiye Nazareti, iyo yarerewe mu munsi w'isabato, yinjira mu sinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura, abona igice cyanditswe ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, nicyo cyatumye ansiga kugira ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegere. Ibi ni ibyo Yesu akora mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe burahinduka,
hanyuma ukabohoka. Ibi byose Yesu yabonekeye cyangwa Hallelujah. yasigiye kugira ngo bikorekera ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Icya gatatu, ugomba guhinduka mu kwizera kwawe. Mu kwizera. Pawulo yaravuze ngo nyiri umwana natekerezaga iby'abana. Kandi igihe kimwe aravuga ntabwo mukiri abo kuramizwa amata, ahubwo muri abo kurya n'ibindi bikomeye bibakomeza. So kwizera kwawe kugomba kuba developed, kugomba kuzamuka ugahinduka rwose. N'ubu ukiri wa muntu uramizwa amata, n'ubu ukiri wa muntu bingingira kujya gusenga, bingingira gusenga, bingingira ibingibi, bingingira gusoma ijambo ry'Imana, ukamenya ngo ni inshingano zawe. Ukamenya ngo nishi, ntubukiri wa wundi bingingira gutanga icyacu, ukamenya ngo ni inshingano zawe. Ugomba guhinduka rwose no mu kwizera kwawe. Haleluya. Ntubukiri wa wundi birirwa barambika ibiganza, dore cyafashe hano, dore kiri hano, dore noneho cyahindukiye hano. No, ugomba guhinduka rwose mu izina rya Yesu Kristo. Icyakane, ugomba guhinduka umwuka wawe ugahinduka. Bibiliya iravuga ngo Yesu yabwiye Nikodemo aramubwira ngo utabyawe n'amazi n'umwuka ntushobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramubaza ati none si ibyo bisobanuye iki? Yesu aramubwira ati ikibyarwa n'umubiri nacyo n'umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo n'umwuka. Aravuga ngo witangazwa n'ibyo ngibyo. Uko umuyaga utazi aho uhuha ariko ukumva guhuha kwawo, niko n'umuntu wabyawe n'Imana amera. Haleluya. Ibyo tuvuga uba wumva bimeze nk'umuyaga bidafatika, ariko ngo wumva guhuha kwawo, bya bindi birakugiraho ingaruka. Iyo byizeye bikugiraho ingaruka. Imana ishimwe cyane. Kandi ngo niko wabyawe amera. Umuyaga ntiwawurasa, umuyaga ntiwawurwanya, umuyaga ntiwawuhagarika. Niko tumeze iyo tubaye mu rugo rw'Uwiteka. Nta kiguhangara, nta kiguhagarika, nta kigukoma mu nkokora, nta kigutera ubwoba, kuko umeze nk'umuyaga. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero mwuka wawe ugomba guhinduka rwose. Ugahinduka ukagira inyota yo gukora ibyiza. Mwuka wawe ukakubwira ati cahangaha gira gutya. Destiny yawe rero nabyo nuko nguko bigomba. Iherezo ryawe Imana yacu ihabwe icyubahiro. Iherezo ryawe, kuko uzagira iherezo ryiza mu gihe ubanye n'Imana, mu gihe uturanye uri umukiranutsi. Ariko niba utari umukiranutsi, niba utanabishaka, uzagira iherezo ribi. Burya umunyabyaha nubwo yashisha gute, nubwo byagenda gute, ariko ngo amaherezo ye ashira nk'uburabyo, akarangira, akibagirana, agashira nabi. Ariko umukiranutsi agubwa neza. Dawidi yigeze avuga ati ariko ko nabonye umunyabyaha umugira neza, ukabona yagize gute, ukajya kubona ukabona abakiranutsi babanje kugoka, babanjije kunanirana. Ariko umwuka aramubwira ngo icyakora Uwiteka abakure y'abo bantu, abakure y'abapagani, abakure y'abanyabyaha. Nubwo baba batunze, nubwo baba bafite gute, ariko Imana ibakure y'imitima yabo. Nta mahoro, nta munezero, reka nta gusinzira, nta bitotsi. Kubera iki? Nta mahoro y'umunyabyaha. Niko Uwiteka avuga. Turi kuvuga ngo umukiranutsi azashisha, umukiranutsi azagubwa neza. Cya gatandatu n'ubuzima bwawe busanzwe, environment, aho utuye, aho uri, hazabaho impinduka. Ikigaragariza umukiranutsi ko hageze ku gipimo gikwiriye kandi wamaze kugera kuko utuye mu rugo rw'Imana. Bibiliya iravuga ngo uzagubwa neza. Uzagubwa neza. Kugubwa neza ni mu mubiri no mu mwuka. Kugubwa neza, ntabwo ushobora kugubwa neza udafite icyo kurya, ntabwo ushobora kugubwa neza udafite icyo kwambara, ntushobora kugubwa neza. So ni ukuvuga ngo bigera naho bya affecting umubiri wawe, bigera naho bya affecting ubuzima bwawe, real life, ubuzima bwawe busanzwe buragira Imana ikakugirira neza. Reba Isaka yagiye mu gihugu kitari cyawe, ngo Imana imutegeka yo kubiba imbuto. Areza arusha abantu bose batuyaho. Baravuga bati tuvire mu gihugu kuko ntuhwanye natwe, ntabwo uri ku rwego rwawe, genda. Isaka ngo bose abarusha gukomera, abarusha gukira. Kubera iki? Gukiranutse w'Imana. Haleluya. Ntabwo yari iwabo, ariko icyo yakoze aho ngaho ngo yahindutse umukire, ngo arushaho kwaguka cyane. So Imana igufitiye no kugira ngo ugubwe neza no mu buzima busanzwe. Imana ishimwe cyane. Uhindurwa n'iki?
ninde waguhindura? Imana data niyo yaguhindura. Bibiri iravuga muri mu itangiriro 1:3 iravuga ngo habeho umucyo. Imana iravuga ngo habeho umucyo ubaho. Imana niyo itegeka ijambo ryayo, yohereza ijambo ryayo ngo rigakiza bose, rikabakiza imibabaro, rikabakiza ingorane. Ijambo niryo Imana yo. So, Imana rero iravuga, Imana iravuga, ifata igitekerezo cyangwa se ifata decision. Imana iraza igatura mu buzima bwawe, igakuraho umwijima. Iravuga ngo habeho umucyo, umwijima uhunga uvaho, hanyuma haza umucyo. Imana ishimwe ngo isi yari itagira ishusho. Imana iyo ije gutura mu buzima bwawe, ubuzima butagiraga ishusho bwigirayo, hanyuma umucyo ukamurika, ugatangira kugira ishusho. Wasaga nabi utangira gusa neza. Oh haleluya, utangira gusa neza. Tangira abantu bakwinubaga utangira kubahumurira, abantu bagushiraga kure ariko batangira kukwiyegereza. Kubera iki? Imana yaje gutura mu buzima bwawe. Haleluya. Icya kabiri ni Kristo, ni Yesu. Ni Yesu. Yesu araza mu buzima bwawe. Muri Yohana 15 yaravuze ngo nimube muri nge kandi mugume muri nge, nanjye mbe muri mwebwe, tubumwe. Kandi nimuba muri ngewe muzubaha ijambo rya data. Nimwubaha ijambo rya data, nzasaba data tuze tubane namwe. Imana ishimwe. Guturwamo n'Imana, guturwamo na Kristo. Kristo araza agaturana nawe. Gatatu, umwuka wera. Yaravuze ngo nzabasigira umwuka wera, azabana namwe, nzabana namwe kandi nzabasigira n'umwuka wera. Oh haleluya. Ubutatu bw'Imana. Na Yesaya yaramuhanuye mu 10. Yaravuze ngo azitwa, dore umwana yatuvukiye, azitwa igitangaza, azitwa Emmanuel, azitwa Imana data wa twese, azitwa umujyana. Haleluya. Oh haleluya. Ni ukuvuga iki? Azitwa data wa twese. Kristo muri wowe, data wa twese arahari. Kristo muri wowe, umujyanama n'umwuka wera. Kuvuga ngo yaje ari byose muri byose. Turana na Kristo, hereza Kristo umwanya wawe, hereza Kristo umutima wawe, muhereza ubuzima bwawe, uraza kubona impinduka. Za mpinduka uvuga ngo tugusengere zibeho, ziratangira kukubaho. Za mpinduka ushaka, ndagira ngo Kristo ahagaze ku rugi, arashaka umutima wawe gukorana nawe, ashaka ngo usabane nawe, ashaka kugira ngo abane nawe. Hanyuma rero Imana ibagire neza, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Uze uture mu rugo rw'Uwiteka. Mbega kubana n'Imana, mbega gutura mu rugo rw'Uwiteka. Ninde uzakurwanya? Ninde uzarega intore z'Imana kandi ari uzitsindishiriza? Ninde? Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo niki cyantandukanya n'urukundo. Ese niki cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni inzara se, no kwambara ubusa se, no kwangwa se, no kurwanywa se, ni ibiki? Aravuga ngo no nta cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo. Aravuga ngo kubw'ibyo ahubwo turushishwaho kunesherezwa n'uwadutsindishirije. Haleluya. Aravuga ngo kubw'ibyo we are more than conquerors. Mu Cyongereza niho babivuga neza ngo turabatsinzi no kurushaho. Haleluya. Turabatsinzi no kurushaho. Oh Jesus. Imana ibahe umugisha, Imana ibagiriye neza. Ndagira ngo mbabwire ko abakiranutsi bazagubwa neza, kandi abo batewe mu rugo rw'Uwiteka muzashisha. Imana irazana gushisha ku buzima bwawe, hanyuma nuhitamo neza. Imana ikugire neza, igumugisha. Rekeraho rero kuba handi, ahubwo ngwino witurire mu rugo rw'Imana, kandi ni heza, ntago uzicuza. Imana ikugire neza, igumugisha. Abari bari kutwumva rero babwire ko yari Pastor Janvier. Imana ibahe umugisha.